Mode umwana amateka no bara batakumva reka mbahe mu bamyame minota 2 twinje mu ijambo dusenga. Kurwanira Imana ishyaka. Ni wowe Imana ikeneye. Noburi n'imfubyi n'ufite n'ababyeyi niba waravutse mu mateka mabi Imana yarahindura. Ntukiyakire mu bintu bibi. Twahawe Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo abashe baruhuke. Wikikorera imitwaro Yesu agukeneye ngo aguture uruhuke. Yesu ashimwe. Hanyuma papa wanjye urumva abagore bane n'abandi nazo umubare w'abasiramu birembe. Urumva ndi bucura ntabwo nigeze mbimenya cyane, ariko twakuriye ahantu habi mu buzima bwaruraga, bwari ubuzima bw'umubare. Wenda akoreka nkareka mvuga akantu kamwe kari karimo. Hanyuma twagize ibyago nyuma ya jenoside, nyina ari umuhanga mu bintu byambabaje kuko nakomeje amashuri kandi sinari mbuze uburyo bwo kwiga, ariko amateka ajya gutsikamira mu bintu byica ubuzima bikatunaniza n'amateka bamwe. Hanyuma sinakomeza kwiga ngacikiriza amashuri. Hanyuma nkajya numva koko n'abana banjye niko bazaba, nkajya numva niko bizagenda n'ubwo buzima bumeze, ariko maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndisobanukirwa, menya ko Yesu ari ku musaraba yavuze ngo barushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Ndabwaniye umutwaro wa karande ubwo ngo nawe wacu bigaho nawe ukomera ndabyanze. Njya gusenga ndi mu materaniro mbwira Imana ngo vuguruza aya mateka yanjye. Ngiye kuba umuhanuzi araza ngo Imana yumva amateka yawe ngigucomeye muri karande ziwayo igucometse mu gisekuru cya Aburahamu. Hanyuma mbwira Debora mu bintu binezeza no kuba n'abana b'abahanga koma yabatekanye Imana y'isi yasiba mwana wanjye gukora abatsinda agiye kwiga gukora usenge butare ngenda ntwaye ivarisi nk'abandi ati Yesu urakomeye nzahapfirize